ni byiza rwose ngiye byanteye emotions kubona abana bacu bameze kuriya bahagaze hamwe babyina hamwe bishimye biyumvamo ubunyarwanda ngira ngo uku niko bubaka ibihugu. Bayobozi bo mu nzego zinyuranye z'igihugu cyacu muri hano, babyeyi bizi intore, batoza namwe intore z'indangamirwa icyiciro cya 15, mbanje kubasuhuza mwese, muraho neza. Mu izina ry'umutoza w'ikirenga nyakubahwa Perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame, nishimiye cyane kwifatanya namwe muri uyu muhango wo gusoza itorero indangamirwa icyiciro cya 15. Ndagira ngo mbanze nshimire abagize uruhare bose mu migendekere myiza y'itorero, mpereye kuri mwebwe ababyeyi mwafashije abana kwitabira iri torero, kuko bigaragaza ko mwumva neza akamaro karyo mu kubaka igihugu cyacu mu buryo burambye. Inzego bwite za leta cyane cyane ni ubumwe, abarimu batanze amasomo n'ibiganiro n'abandi bose bafatanyabikorwa bose bafatanyije gutera no gutoza iri torero, namwe mwese ndabashimiye. Ndashimira kandi byimazeyo indangamirwa mwese ku myitwarire myiza mwagaragaje mu gihe mumaze muri iki kigo cy'ubutore cya Nkumba, n'ibyiza byose mumaze kutwereka mwigiye hano. Kuko mwabyigishijwe, itorero ni kimwe mu bisubizo u Rwanda rwishatsemo bikomoka mu muco wacu, mu nzira yo kongera kwiyubaka nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Nk'uko mubizi, iyi Jenoside yateguwe kandi inakorwa kubera politiki y'ivangura n'amacakubiri yabibwe n'abakoloni, nyuma yo gusenya byinshi byaduhuzaga nk'abanyarwanda birimo n'itorero, bakimika ibidutandukanye. U Rwanda mu cyerekezo 2050 twahisemo kubaka indangagaciro zishingiye ku muco nyarwanda no gushyira imbaraga mu itorero ry'igihugu. Iri torero ni ishuri ry'uburere mboneragihugu ritoza abanyarwanda kurushaho kunga ubumwe, kugira icyerekezo kimwe, gukorera hamwe kuko indangamirwa zabitubwiye, no kunoza ibyo dukora no guharanira kugera ku iterambere rirambye. Gahunda ya kabiri y'igihugu yo kwihutisha iterambere NST2 nayo ishimangira kwimakaza ururimi rw'ikinyarwanda, nk'uko byagaragaye ko ababyiza abaje batazi n'ikinyarwanda na gito bagiye bakizi, ndetse tukimakaza n'indangagaciro nyarwanda zinyuranye. Izo ndangagaciro zirimo ubupfura, ubudahemuka, gukorera mu mucyo, kurwanya ruswa n'akarengane mu banyarwanda, mu miryango tuvukamo, mu mashuri no mu mirimo itandukanye dukora, cyane cyane mu rubyiruko. Ibi bizagerwaho ari uko itorero rikoze neza. Ntore z'indangamirwa mushoje iki cyiciro, amasomo mwigiye muri iri torero ni bumwe mu buryo bwinshi igihugu cyashizeho bwo kubafasha kumva neza icyerekezo twahisemo. Ibi kandi bigamije kunganira ubumenyi mukura mu mashuri aho mwiga, bityo tukagira umusingi ukomeye twubakiyeho ejo hazaza h'igihugu cyacu. Nk'urubyiruko tubategerejeho kubakira
kuri ayo masomo y'iri torero mugatanga umusanzu wanyu muri urwo rugendo rugana ku iterambere. Muri iki cyiciro cya 15 mugende mufatanye n'abandi batojwe imbere yanyu mu byiciro byabanje, bityo habeho gusigasira no kwimakaza intego n'indangagaciro mwavomye muri iri torero. Ibi bizabafasha mu buzima bwanyu bw'ubu n'ubw'ejo hazaza ndetse no mu iterambere ry'igihugu cyacu. Kuko mwabihize mu mihigo yanyu, muzafatanye na bakuru banyu bababanjirije kwerekana aho igihugu cyacu cyavuye n'aho kigeze, kuko hari abagoreka amateka bakabivuga ukundi. Abasabye u Rwanda muzabavuguruze, mubatsindishe ukuri. Indangamirwa by'umwihariko mugomba gutanga isura nziza y'u Rwanda aho muzaba muri hose, mukaba abaranga beza. Aho muzajya hose mugomba kugendana u Rwanda ku mutima, muzirikana indangagaciro nyarwanda no guterwa ishema no kuba umunyarwanda. Ibi nibyo bizatuma dushobora kugira ijambo muri iyi si, aho buri wese areba mbere na mbere inyungu ze. Amahanga tuyajyamo guhaha, ariko iyo ugiye udafite uwo uri we, bakugira uwo bashaka ko uba we kandi mu nyungu zabo. Ababa hanze murabizi, ibyo ni ibintu dukwiye, ibyo si ibintu dukwiye kwemera. Ibi ariko muzabigeraho neza ari uko mutibagiwe kurwana urugamba rwo gutsinda ingeso mbi zikunze kwibasira urubyiruko, harimo kwiyandarika, gukoresha ibiyobyabwenge n'ubusinzi mu rubyiruko. Iri torero mushoje ribe umwanya mwiza wo kugira ngo buri wese atekereze ku ruhare rwe bwite mu kubaka igihugu, azirikana inkingi igihugu cyacu cyubakiyeho zirimo ubukungu, imibereho myiza n'imiyoborere. Ibi tukabigeraho ari uko dufite umutekano. Turasaba wese kugira ubushake bwo gutera imbere no guteza imbere igihugu, kuko amateka y'igihugu cyacu yerekanye ko iyo hari ubushake twagera ku cyo twiyemeje icyo ari cyo cyose. Rero amasomo ari mu mateka yacu tuzayapfushe ubusa. Abenshi muri mwe murangije amashuri yisumbuye, abandi muri za kaminuza cyangwa se mugiye kuzitangira. Bivuze ko ubu mwabaye bakuru, muzi guhitamo, kandi guhitamo bisaba kubanza kumenya icyo ushaka ubundi ukagiharanira. Mugomba kumenya neza u Rwanda mwifuza, hanyuma kurwubaka mukabigira umukoro wa buri wese kandi wa buri munsi. Imbaraga zanyu nk'urubyiruko ni umusingi ukomeye ku hazaza h'icyerekezo cy'u Rwanda. Muri iri torero mwaganirijwe ku miyoborere y'isi turimo. Mwabonye ko gukomera kw'igihugu cyacu bihera ku myitwarire ya buri umwe muri twe. Icyo ukora cyose, uko witwara aho uri hose, nibyo byubahisha cyangwa bigasuzuguza igihugu cyacu na Afurika muri rusange. Nk'abakiri bato mukoresha umwanya wanyu mu biri ngombwa gusa. Ibibarangaza mu nzira zitandukanye n'amazina atandukanye bihabwa, ntimukabihe umwanya. Ndabashimira ko musoje itorero neza, mugende mu musemburo w'iterambere no gukomeza kongera ubushobozi mu bumenyi butandukanye ku bijyanye no kuzamura imibereho myiza y'Abanyarwanda no gushaka ibisubizo ku bibazo bikirangamiye iterambere ry'u Rwanda. Muzakorana umuhate mu byo muzajyamo byose,
kandi muzirikane ko kugira igihugu cyiza biharanirwa. Ntabwo mugiye guhera kuri zeru, hari byinshi bimaze kugerwaho. Murasabwa kubisigasira no kubiheraho mu kubaka ibirambye kurushaho. Igihugu cyacu kiza akamaro k'urubyiruko n'imbaraga zarwo, niyo mpamvu dukora ibishoboka byose ngo gahunda zose guverinoma ikora zibe zizirikana urubyiruko rwacu. Icyerekezo u Rwanda rwiyemeje kirabareba by'umwihariko. Dufatanyije imbaraga zacu n'umuhati wacu nk'Abanyarwanda nibyo bizatuma tubigeraho. Iki gihugu ni icyacu, kukitangira ni inshingano zacu, duhore tubizirikana kuko ari byo biduhesha agaciro nk'u Rwanda na Afurika muri rusange. Nizere ko rubyiruko inyigisho mwaboneye aha zabongereye ubushake n'ubushobozi bwo kuba abaranga n'intore zibereye u Rwanda. Mugende rero mwere imbuto nziza maze twubake u Rwanda rukomeye kandi rubereye Abanyarwanda. Mu izina ry'umutoza w'ikirenga nyakubahwa Perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame, nishimiye gutangaza ko itorero Indangamirwa icyiciro cya 15 byaberaga muri iki kigo gitorezwamo umuco w'ubutore cya Nkumba risojwe ku mugaragaro. Murakoze, ndabashimiye. Intore, hands up, down there, up, 1, 2, 3, Itorero. Intore, baraje babereke mu mwanya wakomera amashyi menshi. Tugiye gushyiraho morale twese muri